ihorere nshuti unyumve ngwinabawe tuguhoze ushire iyo nimbi kuri ku mutima waramukunze by'ukuri yabonaga urwawe rugera umubera umugenzi w'ukuri ishire iyo nimba mama cyo wihogora shenge wisangira bawe baguhoze ushire iyo nimba mama cyo wihogora shenge wisangira bawe baguhoze waramukunze by'ukuri wabonaga urwawe rugera umubera umugenzi w'ukuri ushire iyo nimba mama cyo wihogora shenge wisangira bawe baguhoze ushire iyo nimba mama cyo wihogora shenge wisangira bawe baguhoze. Muraho, reka mbasuhuze bene Imana, mwebwe dusangiye isano, mwebwe dusangiye amaraso adasaza, mwebwe dusangira kumba imwe n'iducurane, kandi mwebwe dusangira amaraso adasaza. Ngira ngo murabizi rubangukana bigwimba ndagati gaturi ku muriro kaka rutica umugambi wemeje guhiga nkesa ndi igikano cy'ifizi ndi rukoya rw'inkwaya ndi rusakara n'inkubito nyir'ingoma ndica umuricumbikira abacumbitsi ombase ndi nyabibwe bufundu ngendanije abo kwijanja banyita rudatinya mwene ntabwo barogegana ingoma ndi umuronko ananiye abanzi ndi kubana Pacifique uwasenga Imana uwarubira ndinda rwa rwatambuga iwacu murabizi ni mu bufundu mu mfura zifungura ubundi harya impyisi n'ibisamagwe ariko ndamutswa rubangukana bigwi twataranye mumeze neza ndagarutse rero ngo twongere twizihirwe twongere dutaramane muri ya gahunda yacu twise byabihe ni byabihe uyu munsi ndagira ngo twongere twigarukire ku buzima bwo hambere ku myigire yo hambere by'umwihariko twongere turebe ese hari abantu mwigeze mujya ku ishuri mwambaye ibirenge ngo mwumve ukuntu bimera mu gitondo cya kare ntabwo byabaga byoroshye iyo wabaga uri kujya ku ishuri wambaye ibirenge mu gitondo cya kare ubutaka bugikonje n'amabuye agikonje byasabaga ko ugenda kuri rigori niba umuhanda ukoze niba umuhanda udakoze ukaba ugenda mu twatsi gusa ariko nabwo ukageraho ibirenge byababaye wageraga mu mucanga kubera ibirenge gukonja warababaraga cyane ego ntabwo ari ibyo gusa kandi reka nsuhuze n'abantu mwajya ku ishuri mwambaye bodaboda zacitse ibizuru mugasitara cyane ntabwo byabaga byoroshye ego ese weho ni ikihe kintu cyakubayeho utazibagirwa ese mwigeze mwambara za kabutura zabaga zimeze nka shitingi zabaga zirimo umukoba mwarazambayeho ngo mwumve agakoba karaturikaga kigenda kimera nk'ikijipo cyahitaga gitakara ntabwo byari byoroshye hambere gusa twavuga ko umuco nyarwanda byanze bikunze warakoze umuco nyarwanda ntabwo twavuga ngo wenda uyu munsi biracyameze nk'uko byari bimeze ariko uyu munsi biratandukanye no hambere umwana w'uyu munsi asigaye abyuka yambaye inkweto asigaye avuka yambaye inkweto ariko umwana wo hambere nibura wajyaga kwambara inkweto ntabwo ntazabagaho ubundi ntazabagaho inkweto twavuga ko zije nko muri za 90 nibwo inkweto zibonetse urumva ko ni vuba ahangaha wenda na 80 zari ziriho ariko ari nkeya zambara abana b'abahirwe ego
nuko rero abanyarwanda bakiberaho gutyo ugasanga kandi nta kintu bibatwaye. Reka nsuhuza abana mwagiye ku ishuri mwambaye inkweto mukabikubitirwa muzira ko iwanyu bifashije. Ego buri ntabwo byabaga byemeye kwambara inkweto abandi bana bambaye ibirenge. Iyo wanyu mwabaga muri abakire muzifite byasabaga ko weho uzambaye uzajya uzambarira iwanyu nawe wajya kwibuka agenda wambaye ibirenge. Ariko uyu munsi ntabwo ushobora gukandagira mu ishuri aho gutambaye inkweto mwokagira imana mwe. Leta y'u Rwanda ubu ngubu ntabwo twayishimira. Ni ukuri leta y'u Rwanda yabikoze neza. Aho iterambere ry'u Rwanda rigeze mureke tuvuge tuti umusaza Paul Kagame, intore izirusha intambwe ndetse kandi RPF yose reka tuyishimire cyane, yakoze akazi gatoroshye. Uyu munsi u Rwanda n'uruyange, uyu munsi u Rwanda ruriziwe, uyu munsi Rubangukana Bigwi ni umutaramyi mwiza, Nemusi mwiza, ni umutahira mwiza uzi gutarama neza kandi akizihira u Rwanda. Yego rero tujye twishima rero, twishimira ibyagezweho, twishimira u Rwanda dufite, twishimira amahoro dufite, byose ni ibyacu sibyo? Ndabizi mwishimye mwizihanye n'ingamba. Ngewe rero ndi Rubangukana Bigwi rwa Rutigimbwa ubukombe butari ingimba gatiga turi ku muriro ukaka rutica umugambi wemeje guhiga nkesa n'igikano cy'imfizi. Ikiganiro ni bya bihe aho tugaruka ku muco nyarwanda, umurage musekuru umunyarwanda, ndetse tukivuga kuri bya bihe byaturanze hambere tukaba tugenda tubyibukiranya gake gake. Amahoro rero njye mbakunda kubi, mukomeze mukore like, mukore subscribe, muduhe ibitekerezo, mukore mukazogera kugira ngo ibiganiro bya MC Rubangukana Bigwi bijye bibageraho ku gihe. Njyewe mbakunda kubi kandi ndabashimiye.